murakoze cyane. Aba bagabo n'abagore mubona aha nta bantu b'abarozikazi bigize karaha karya he. Aba bagabo bananiranye ku rwego rw'igihugu cyose. Uyu yishe abagore 400, kino cyo kimaze kwica abagabo 800. Ni ikigome ariko turi kugishakira rwose uko twageze imbere urwego ushinzwe umutekano. Huri cyo kigize karaha karya he kirabamaze, kino cyo kirabishe kirabamaze. Aba bose rero bikubiye mw'iyi mwayifoto mubona, tugiye kubareba mw'iyi video ikurikira. Harimo ikintu cyo bayobozi babo nibyo nyana zimbwa z'abarozi. Murakoze cyane muri baba barozi banyu bari mw'iyo foto. Ariko tute twatangira mumanze mu kweka imwakerewe dore nkawe ufite agataro icyo wakerewe nawe ugenderaga ku gataro tugendaga nijoro gusimbuka sugurukaga wakerejwe n'iki nawe dore waje nubwo wikarunde gutyo ariko wakerewe ubwo bivuze ngo n'akazi ko kuruga karabananiye ngewe umunsi navuye mu rugo nisha abagore 400 banza abagabo babo 400 se barabase tubona bari kugenda bari guseka mu muhanda kuki mutabaroze we byakunaniye njya mu mudugudu wanjye nisha abagore 800 banza abagabo babo 800 ariko mumbwira umuntu warozi wa musore kwa nuzo kwa kamuzinzi wasebe itoryi so wowe bisogo wo ndamuzi neza hari uwo baroze muri style ndi ni wowe sha wabikoze ni wowe ruhande gukumba ewa nta na rimwe wabona ahantu hari abantu bidegenza. Noneho rero tuve mu bintu byo kubeshya sibyo ko twese turaziranye mwumvishe tugiye kureba ibikorwa twakoze muri uyu mwaka dore tugeze mu mpera z'umwaka tugiye guhera hano utubwire ibyo wakoze muri uyu mwaka. Nishe wa musore wambaraga ibyango bya mbere hara mu rugerero bita ruga nge naramwishe ninge wamwishe bashatse umuntu wamwishe ariko ninge wamwishe bazajya kundega sasa. Uyu mugabo ni imvura shaka keye umuntu umwe mu mwaka wose ni wo wishe undi nawe tugeresha sasa ngewe rero nkaho umwaka sibyo sumwumvaga wa mukobwa anyuraga mu muhanda cyahindi kiza cyatombokaga hariya kandi ngira kigize umusazi sha uzi mbamvu ubona gisigaye kiratoragura amashashi. Noneho rero sasa ejo ni nagumvisha umuntu wavuze kuri radio man wapfuye bari bamukuyemo n'inzara naramwumvise bwana uburozi nakuye muri Kenya ngewe rero sha ndi mubi none ibaze ngo mwubunani ngiye gukora ikisha ibyo bindekera uzahura byumva. Ni ukuvuga ngo rero nubwo tugiye gutya ariko ntabwo wakoze cyane. Ni ukuvuga ngo muba mugomba kwica abantu benshi dore abantu basigaye birirwa baseka twe twarababaye tugesha wagikekiriwe nawe. Nge rero nubwo nshaje nkunda udusore tukiri dutoto umusore wese neza akanya ngo mutamwica maze kwica abantu banga aba bane bose nuko shabaza kuba kubutwana kurenza ubu ngubu rero umva we boss abantu rero turi mu mpera z'umwaka mu gace kacu kose ureze bakobwa barimo nimbagwa abaramubona bagenda se bo bimeze bite hitonde ubu ngubu abakobwa mu minsi 3 bashyize hariya hano hepfo nuko rero shyama akabara gasha tubwire sha nawe Joyce ariko mfite utuntu niyunguye akamwarimu kazi uratwemesha rero ibintu byo naragiye kwiga bino nibyo naragiye kwiga ubwo niyo mpamvu nta muntu nari nica ariko muri uyu mwaka ngiye kubitabira rwose nta n'umwe nzasiga hanyuma rero nawe ruga tubwire uyu mwaka wakoze iki kusishababi ngo cyabona agaca gatambwa agaca dena agaca kanyuze hejuru y'inzu yanyu utega ngarangiza use turezeje nta gace twabona mumbabare mu ndebere ndagace nta nine kindi cyakigore cyanjye nakishe ikigore wakishe shanje haye ugakeya ninyesebuye Hawusi nguru murozi mukuru nanjye nakwica mfite uburozi bwa karakaje cekasha cyangwa iki ukoze kumbozesha ngaho tubwira ibyo wakoze muri uyu mwaka ambo nishe abana 200 bafite imyaka 5 yego abasore 400 bagiye kunjanira umukobwa njewe akumva
abagore 300 banyanze wamwana wawe shubudi ni ngiye wamwishe waramwishe ariko abakuru nibo bari bamugusabye cyane nanjye bite ngwico nobari bamuvuga nobari bamunsabye noneho rero ndabona amatariki yagiye kandi murabona ko tuba dukeneye gutanga ibitambo byinshi murabyumva turabyumva muyobozi tugomba kugira uti muri iyi minsi abantu baba bari kurya iminsi mikuru tugomba kubamara tugomba gukora akantu turabica turabamara tugatanga ibitambo byinshi turabamara koko murabyumva turabyumva sawa murumva tuzabikora dute muri kuno kwezi nda muntu uzajya ubunani nta muntu uzajya ubunani Joyce wowe nanjye nta muntu uzaryaho uno mwaka ntabwo uzashira kiriho abenshi ni abagiye gupfa nzakoresha ikirori iwanjye kugira ngo bajye baraza mbite mbica ariko batabizi ingo sha none ari nshaka bose nzabikora rwose noneho rero igo urabona yira kopera mubamo muzabaga inyama nyinshi ugomba gukora akantu urabyumva muri kubaga ugomba kuziroga kimomo ndakumva umudugudu wawe nsigaye mbona turiya dukobwa two kwa babakire mu tuburanye urabyumva dusigaye tugenda duseka umuhanda wose turandi nawe bonaga bari abasore muba muri kumwe yewe birangira uretse umuryango wanjye n'abana banjye n'umugore wanjye umuntu uzongera kurya ubunani ni imbago imbago cyane nuko sha nuko nimba felicitation sha kuza akantu k'abagabo felicitation gende ikibazo urangirije wona abakurambere mvuganaga nabo ceceka sha cyangwa nguroke oya reka njye ubunani uzanyica nanjye maze kwica abantu y'ubutumwa bampaye ikuzimu uranyumva turakumva cyane kumva barambwiye bakurikije akazi twakoze muri uyu mwaka nta kintu twakoze niyo mpamvu nta muntu nturanye nawe uzongera kugenda ari guseka ibi mbivuga nandi kurira ngewe ahubwo nzabagira abasazi ngewe ahubwo ziranyama bakoteje ntazo bazaryaho ntabwo nzabemera rwose ko bazirya ntibishoboka ntabwo nzavamo nyakubahwa rero iyi saha turi saa 7 n'igice saa 7:40 cya Patrick na cya Fia biraba byageze kwa Jeff oh breakstart barambwiye ngo dukeneye gutanga ibitabo byinshi uyu mwaka byinshi uvuze ijambo kandi wambwiye ko n'igihugu cyawe kizagenderamo rwose cyamukiza ndakumva yewewe karashi kari kumbwira ngo ndakintu turi gukora mwanyumvise twakumvishe rwose bose tugomba gukora noneho rero mutuze dukore icyatuzanye twazanywe n'amagambo uvuze ingingo wowe nubwo uri kuvuga gutyo akazi karakunaniye kananira gute si banyakubaho karakunaniye ute gerageza gukora uko nshoboye nta kintu ukoraga njye ngerageza gukora uko nshoboye ubwo none se bari abantu bose ni wowe wabashyize hariya hepfo hari agacyana haraguru ka miyaga hari akantu nakoreye ka gace k'iwanyura ku gace ni akanjye ndabizi ni akagera kanumvino yagakoreyemo tubwire sha ndi kubona banamamaga muri kibanza n'itaka madamu amamagariye kira
Yeah. mwana warapfuye Ayiwe mana we, nuwe mwana waje gufesha. Nakoze akantu. Narimbuga inyana zimbuga ziyimbitse. Narimbuga je ndakwishe. n'abarozi batangiye gusubiranamo